uramubona ariko yamaze kubara neza agiye gushakira inzira umukinnyi ava yose ahita agonga wahandi wavunitse aharurira inzira Jordan nawe ahita acaho umwana mukubise pase y'amazi bimeze biti amuharuriye inzira Jordan nawe yahise atsinda umwana byose yari yabibaze aturiya mukinnyi mukize hasi kuko yanavunitse Jordan yahita abasha kwinjira agatsinda uriya musore arategura afite ubwenge match barayitsinze nakubwiye ngo buri gikorwa cyose ukoze birabisabamo n'ubwenge ntago ari ibibaraga coach yaje kumuhagurutsa umeze neza umwana ibintu akoze nibyo bitumye batsinda umeze neza uyu kuvayo abona papa we aho kujya kumufelicita yagiye gufelicita undi Yohana ngende umuhanga mu bintu bya defense yewe ishema nawe mwana wanjye uyu yarababaye papa aho kugira ngo aze ngiye amfelicite ndi umuhungu we agiye gufelicita uri tuvugane yamagaye yasha urebe ivayo Congratulations. Felicitation Reyira yisaza kumufelicita Thanks. Sorry about the whole getting you to the party thing. I would never do. It's not. Friends. Yeah, we can do that. Tubinshuta abakobwa b'abandi atangiye kubatwara gake gake. Abana si bakunda icyamamare kizi gukina umuhashyu zihita bafite mu kigo. Mu gitondo yagarutse mu kigo atambuka barya serifi. Icyamamare wana. Ubundi umuhashyu watsindiye ikigo nawe uzihita bafite mu kigo aratambuka bafotora. Ni pogani. Ubwo nabakobwa Spencer yigarutse icyamamare n'injuro yarafashe ikigo gutsinda.